turashimira Imana ko ari umukozi w'umuhanga, turamushimira Uwiteka kuko agira neza bugacya bukira. Tunabifuriza umwaka mushya muhire, umwaka wa 2022. Nagira ngo rero mbere yuko dutangira umwaka twakire ubutumwa bwiza, twakire ijambo ry'Imana ndetse rijyanye na gahunda, kugira ngo ubwoko bw'Imana buhumurizwe kandi bumurikirwe inzira, tumenye aho tugomba kunyura muri uru rugendo. Mbere yuko rero tugira gutangira, tukadusenga. Imana, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimiye kurinda kwawe kwiza, tugushimiye urukundo rwawe. Turakwinginga ngo uyu munsi ubwo dusoza uyu mwaka wa 2021 dutangira 2022, ubwoko bwawe buronke umugisha uturuka mu ijambo ryawe, kandi usobanukirwe iby'imisi n'ibihe, kugira ngo tubashe kubona umucyo ndetse n'urumuri rutumurikira, kuko tuwukeneye kandi dukeneye umucyo n'urumuri. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 2, dusome ku murongo wa 42 tugeze ku murongo wa 45. Kadusome mu izina rya Yesu. Kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera. Igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu. Ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba. Nuko ku ngoma z'abo bami, Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, nuko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri, no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Amen. Imana ishimwe. Reka nanone dusome ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere Petero yandikiye itorero, dusome mu rwandiko rwa mbere Petero yandikiye itorero, igice cya mbere, duhere ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 9. Riratubwira ngo, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nicyo gituma mwishima, nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi. Kandi izahabu nubwo ishira, igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk'ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Uwo mukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera, nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, niko ngororano yo kwizera kwanyu. Imana ishimwe. Kadusoze ijambo riri mu Byahishuwe ibice 17 n'umurongo wa 16. Ya mahembe 10 wabonye
na ya nyamaswa bizanga maraya uwo, bimunyage, bimwice, bimucuze, birye inyama ze, bimutwike akongoke. Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama no guha ya nyamaswa ubwami bwabyo, kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Imana ishimwe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo indirimbo y'102, indirimbo y'102 mu Gakiza. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko naniriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara, ntabwo mwami ujya umpa amahoro. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umakanya Yesu nze nkwegere, mu bingerageza n'amakuba, ni wowe buhungiro nizeye, mu gihe cy'akaga muri iyi si. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko wanyikorereye ibyaha, ndumva nshaka kukubwira byose, kuko mwami nizeye kunyumva. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Abakwizera icyo dukeneye ni ukukwegera, kugira ngo twumve ijambo ryawe. Haleluya. Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe ko igira neza. Icyo dukeneye twese ni ukuyegera kugira ngo twumve ibyo itubwira. Ijambo ryayo mu buhanuzi bwa Daniyeli, igice cyaho cya 2, hatubwiye inzozi umwami yarose. Ni umwami Nebukadinezari warose inzozi, abona igishushanyo kirekire cyari gifite ibice bigeze kuri 4, hanyuma kandi bisobanura ubwami. Hanyuma rero uko bwagiye busimburanwa, Abagereki, duhereye ku bwami bw'i Babuloni, tukagenda ku bwami bw'Abamede n'Abaperesi, tukagenda ku bwami bw'Abagiriki, tukajya ku bwami bw'Abaroma, hanyuma tukagera ku bwami bwa nyuma. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni icyuma kivanze n'ibumba, aribwo bwami bw'ibirenge n'amano, ibyuma n'ibumba. Ibyuma nk'uko Bibiliya yavuze ngo bazagerageza kwivanga, ariko gato hari ibuye ridahikishijwe n'intoki z'umuntu, ibuye ryamanutse, ibuye ryaje rikamenagura ubwo bwami bwose bugakurwaho, hanyuma rikamenagura bugahinduka nk'ifu. Iryo buye rero ni Kristo, kuko ubwami bwe nibwo Bibiliya itubwira buzahoraho iteka ryose.
twasomye mu rwandiko Petero yandikiye itorero igice cya mbere ku murongo wa 5, umurongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8 n'uwa 9. Ku murongo wa 6 n'uwa 7 wadusobanurira kwizera gutunganijwe kurusha izahabu. Ubwami bw'ibyuma n'ibumba nibwo bwami bwa nyuma kandi bwo mu bihe bihera, ari nabwo bwami bwo ku birenge n'amano. Ubwo bwami buzaba bugizwe n'ibice bibiri, igice cy'ibumba n'igice cy'ibyuma. Hanyuma ibyuma birakomeye kandi gukomera kwabyo bizaba bishaka gufata gukomera kw'ibumba byivange kugira ngo n'ibumba naryo rikomere. Ubwo ni ukuvuga ngo nk'uko Bibiliya yavuze ngo bazagerageza kwivanga n'abantu ariko ntibizakunda. Bisobanura ngo ubwami bw'ibyuma bisobanura abadayimoni, imyuka mibi. Hanyuma ubwami bw'ibumba ni ubwoko bw'abantu, abana b'abantu. Ntabwo bizakunda kubera ko icyuma ntabwo gishobora kwivanga n'ibumba, ariko bizaba byageragejwe kugira ngo bigende uko ibyuma bishaka cyangwa se uko ubwo bwami bwabigambiriye. Kubera ko bizageragezwa, birumvikana ko hazaba hari igihe gikomeye kandi nk'uko n'ibindi bihe byagiye bikomera, ariko icyo kizaba gifite umwihariko wacyo. Hanyuma ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Byahishuwe ibice 17 umurongo wa 16, ryadusobanuriye neza uko maraya ukomeye yagambaniwe cyangwa yahindukiranywe na ya mitwe ndetse n'inyamaswa. Imitwe 10 aribwo bwami buzaba butegetse kandi burimo yamano, kuko ni amano 10. Murumva yamano 10 icyo asobanura, buzahindukirana maraya bumukanjakanje, bumumenagure, bumucuze, bumurye kugeza ubwo azashirira. Hanyuma bufate bwa butware bwose bubuhereza inyamaswa ariwe antikristo uhishurwa ko azaba akora mu gihe kigoye, muri icyo gihe cy'iminsi y'imperuka, mbere y'uko ibuye riza rigakuraho ubwo bwami bwose. Hanyuma Imana ishimwe ko ubwami bw'iryo buye, ubwami bwa Kristo, ni ubwami butazashira iteka ryose, buzahoraho, aribwo bwami bw'amahoro, aribwo bwami twiteguye, aribwo bwami abizera bose Kristo bagomba kuzabona, bakagubwa neza, bakanezerwa, bakaba abanyamugisha n'abanyamahirwe nk'uko Bibiliya yabitubwiye muri Matayo 5. Abahirwa, beatitude, isezerano ry'Imana. Abahiriwe, uko bahiriwe n'impamvu bahiriwe, kubera ko bagomba guhirwa. Ariko ku isezerano rya nyuma yaravuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabarenganya, bababeshyera ibibi byinshi, babahora izina ryanjye. Muzanezerwe mwishime kuko ingororano zanyu zizaba nyinshi mu ijuru. Imana ishimwe ko n'umukozi w'umuhanga. Muri umugoroba ushyira igitondo, uri kuganisha mu gitondo umuseke utambika, mbere y'uko umuseke utambika tugomba kumenya, mbere y'uko twinjira mu mwaka wa 2022, dukwiriye kumenya ibyahishuwe, bigahishurirwa twebwe abantu, twebwe abizera Kristo, twebwe abizeye izina rikomeye, izina ribasha kudutsindira, rikadukura mu buretwa, rikadukura mu bubata bw'iby'isi, rikaduha umudendezo. Imana ishimwe. Hanyuma rero dukeneye kumenya uko tugomba kubaho muri ibi bihe, kubera ko Bibiliya, ijambo ry'Imana riratubwiye, riradusobanurira, ritubwiye, urwandiko Petero yandikiye itorero atubwira ngo abantu bazaba bakomeye ni abafite kwizera kurusha agaciro, kurusha izahabu igiciro, kandi izahabu itunganywa mu muriro. Birumvikana ko hari ibigerageza byinshi, ariko Bibiliya, ijambo rikatubwira ngo turishima nubwo ibitugerageza n'ibitubabaza ari byinshi, ariko tukishimira uko kwizera kubw'amahirwe twagize yo kwizera Kristo. Kandi kwizera Kristo niko kwizera kudashobora kudutenguha. Igihe icyo ari cyo cyose tuba dufite ubutabazi, kandi isaha ku isaha tuba dufite ubutabazi buhishurwa. Hanyuma rero izahabu
niyo ifite property, niyo ifite capacity yo kuba yaca mu byuma, yo kuba yabikata, yo kuba yanesha ubwami bw'ibyuma bw'abadayimoni, kuko imbaraga zose za Kristo twahawe ubutware bwo gukandagira umugunzu w'intare n'ikiyoka. ubwo butware rero kubwo kwizera duhinduka ab'igiciro kurusha izahabu. iyo zahabu rero niyo ifite ubushobozi, ifite y'igiciro gikomeye, ifite ubushobozi bwo kuba yaca, yanyura mu byuma, kandi ibyo byuma bikaba byabasha gucika imbaraga ndetse no gukatika kubera uku kwizera. Kwizera ni ingabo nziza, ni ingabo nk'uko Pawulo yandikira Abefeso, itorero ry'Abefeso mu bice 6 yaravuze ngo mugire kwizera nk'ingabo y'icyuma ibakingira igituza, ikingira imyambi yose Satani yarasa. kubera ko iyo ngabo rero kugira ngo idukingire ni nuko tuba twabashije kunesha kandi tukarwanisha kwizera. Kwizera rero Imana idufashe muri 2022 bibe impamvu nyamukuru, intego nyamukuru y'urugendo rw'umukristo, y'urugendo rwacu mu kwizera, kugira ngo dukomeze tugire kwizera gutunganijwe, gufite igiciro cyinshi kurusha izahabu, tuzabashishwe kunesha, tuzashobore guca mu nzira ikomeye tunesha dutsinda ibyo abantu benshi bari gutekereza, ibyo abantu benshi bari gutinyamo, uko bari gutekereza, uko bari kumva ibintu byadogereye. Ntabwo byadogera ku muntu, kuko dufite kwizera ntabwo bishoboka ko byaturenga, kubera ko ingabo idukingira tuba tuyifite. cyakoze cyo hari utakaza kwizera akagendera mu gushishoza ubuhanuzi mu buryo wenda bunagoramye, kuko inzira igororotse ni Kristo, kandi niwe nzira, ni nawe kuri, ni nawe bugingo. iyo urebye neza umwiringiye abasha guhabwa ubwenge bwo kubasha kumenya ibihe agendanye no kwizera, kandi akamenya guca mu bihe bikomeye ariko atunganijwe nk'izahabu, kugira ngo abashe gukata ubwami bw'abadayimoni mu izina rye ry'umwihariko rya Kristo, ariryo zina ribasha kudukiza. Imana iduhe imbaraga, Imana idushoboze, Imana iduhe umugisha, Imana itugirire neza, Imana iturengere, kugira ngo muri iki gihe kigoye tubashishwe kandi dushobozwe, kugira ngo tugire kwizera gukwiriye. uku kwizera niko abera bahawe rimwe gusa, kugahinduka kandi ukwiteka ryose, kugahinduka kw'ibihe byose, kuko uko kwizera ntabwo niko Aburahamu yagize bikamuhaniriza no gukiranuka, hanyuma kandi agahinduka umunyamugisha. ijambo ry'Imana rikavugana nawe rikamubwira ngo muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. hanyuma mu Bagalatiya ibice 3:9 haravuga ngo abiringira kwizera bazahanwa umugisha na Aburahamu we wizeraga. turi abana b'isezerano, niyo mpamvu rero kubwo kwiringira kwizera duhabwa umugisha wo kwizera, tukawuhananwa na Aburahamu kubera ko twizeye kandi nawe yizeraga. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, mugire amahoro ya Kristo. Shalom. kandi Imana ibarengere, ikomeze kuturengera twese, iturindire, iduhishe mu mababa yayo, kandi nanone tugire kwizera nk'ingabo ibasha kudukingira imyambi y'umubi, imyambi ya Satani. kuko kwizera kuzagereranywa nk'izahabu, kandi uko kwizera niko kuduhesha agakiza. agakiza no gutabarwa n'Imana biturutse mu kwizera, niyo ngororano rero. ingororano zo kwizera ni agakiza, kandi aka gakiza nk'uko Nowa yahawe inkuge, ni nako uwizera ahabwa agakiza nk'inkuge ibasha kugira gute kumuhisha, kugira ngo umwuzure w'ibigeragezo, umwuzure w'intambara, umwuzure w'amakuba, umwuzure w'ibyago, umwuzure w'ibyo tubona byose, bibi ibyorezo, bibi ibindi bintu bikomeye, ibyo byose kubwo kwizera duhabwa ingororano y'agakiza, ikaduhisha mu bwihisho bw'ukuri, mu bwihisho bukwiriye. Imana ishimwe. ndabibasabira nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge dusoza. Mana, turagushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, turagushimiye ko utabura uko ubigenza.
ni wowe wenyine uduha isezerano ryiza ryo kuguma mu gakiza kawe, ariko agakiza gaturutse ku mpano nziza, ingororano iva mu kwizera. Duhe kwizera, uku kwizera dufite nitukubona tuzabwira n'imisozi itabwe mu nyanja. Uku kwizera kuzadushoboza kunesha ibyatuneshaga mu myaka yashize, muri uyu mwaka ushize. Kwizera kuzadushoboza gutsinda ibitugerageza mu buryo bwose. Komeza kudufasha Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo, kuko ari wowe uturengera kandi uri umurengezi w'ukuri. Icyubahiro n'ubutware no kunesha byawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.